Imana y'umugisha docteur beya buriya ababwiye abantu ntibaza babyumva kandi nawe hari ibyo bimwe azavuga ukagira ngo nawe ntiyabyumvise ariko jewe ndabizi neza muri 2017 n'8 guke ndagira sinibuka umwe ariko ni muri iyo myaka ntirenga 2017 na 18 dutaramye mu rugo rw'umuntu hatibuka ijambo iravuga ngo jewe uyu munsi beya abaye docteur w'umuzika ibyo vuze gaza basemuhanuka nibisibye ejo bundi kera turi tutaramye mu rugo rw'umuntu turi kumwe n'abandi bakomeye dutaramanye hatibukijwe riravuga ngo beya ni docteur w'umuzika uko yavuze yongereyeho gusa ngo ubwoko ariko jewe nongereyeho n'amoko yose umucuranzi mwiza nkuko mubivuga ariko ni umuntu umaze igihe kinini muri uyu murimo kandi yawutangiye bikiri bitarafata n'abandi bitarasingirwa n'abandi bitarigana kugeza abandi bakabisingira abandi bakabisingira ariko niwe mwanzirishi w'umukunga mwiza. Imana iguhe umugisha mwene data, Imana ikugirire neza cyane na yacu ntiwakwemera kubahana yego tambara dufite tambaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye. Mana yacu ntiwakwemera kubahana nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye kandi tubuze uko twagira kandi dore tubuze uko twagira ariko ni wowe duhanze amaso manuka musigato muca karongo ni wewe duhanze amaso manuka musigato ya papa nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bari kumwe n'abagore babo n'abana babo b'abakobwa bakuru maze umwuka w'Uwiteka nuko ubahagarara imbere y'Uwiteka aza kuri ya Hazayeli hanyuma mwuka amanukira umwe muri bo mwene Zakariya mwene Benayi yego mwene Yeyeli yego mwene Matiniya yego w'umurewe wo muri bene Azafu yego aho yarari ari hagati mu iteraniro nk'uko tumeze aravuga ati mwuka aravuga ati nimwumve yemwe bayuda mwese nimwumve yemwe banyegoma mwe namwe baturage b'i Yerusalemu namwe abatuye umujyi rwagati wa Goma namwe bami ba Yehoshafati namwe batwara bami n'abatari hano ariko uko niko Uwiteka avuze mwitinya kandi mwe gukuga umutima n'izo ngabo nyinshi kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Amen. Haleluya. Komera Imana amashyi menshi cyane. Hari amagambo abiri manini muri aya ngaya ariko sinasobanura. Ijambo rimwe riri mu murongo wa 12 na 13 rivuga ngo nuko mube hakaba irindi riheka iri rya nyuma mwene data arangirijeho ngo uhumura urugamba surwanya n'urw'Uwiteka. Ayo ni amagambo manini muri iki gice ariko sinavugaho cyane. Ndashaka ngo nkubwire ibintu bine gusa umuntu azakoresha iyo ari ku rugamba. Ibintu bine umuntu akoresha umukristo akoresha ari ibintu bine biza bigufasha mu gihe usenga uri ku rugamba. Bwana sifiwe. Imana ibaho umugisha abanyegoma. Bene dati bo bamye bafashwe kare bamba bazamuka igitaramo cyari gifite abavuga butumwa babiri umwe yarangirije muri ariko arongera hari arasubira kabisa arasubira
shima Imana ko hani Goma ubushize tuhaheruka vuba njyewe na mwene data Reverend Alexis aka gatuti kari katarabakeza guki murabyibuka nje nahageze ndahayoberwa bisenge se byagenze gute shima Imana yabikoze Imana ibaho umugisha iri torero ryanyuze muri byinshi abantu benshi barabizi ariko Imana ishimwe iri gukomeza kuryubakana none uko bwije nuko bukeye rigakomeza kugenda ruhindura isura rimera neza Imana ibaho umugisha mushumba twamusezeranyije ko tumukunze kandi tuzafatanya tuzabana nawe n'ubu ngubu turi kumwe dore twongeye kugaruka umunsi w'intambara narimo muhamagara cyane akambwira ngo reka gukomeza kumpamagara n'amatelefone nta miriro dufite yari arimo abikanagira nk'aka kandi kanyuma kameze nk'akagafu kanyuma niko yari arimo areba uko yotabaza wenda nk'uwanyuma ati reka ati rwose buretse kumpa wowe guri kure n'ubundi ukomeza kumpamagara nta bumarire kuko uri kure cyane reka nkabike nibirenze guhamagara uri hafi ni nkako byari bimeze muri we ariko naramuhamagaye nkamuhamagara umunota nkamuhamagara undi munota bibiri kuri kuma telefone ngahamagara nareba ico bacishijeho ngahamagara ndahamagara arohandagira ngo wenyine yanga kunyitaba ariko gwara urukundo gusuvuge se pastor uracyariho bimeze gute abana bameze gute umugore araho mumeze gute ni ibiki n'ibintu bimeze gute Imana ihabwa icubahiro yakurize mushumba ukaba twakiriye uyu munsi Imana ikugirire neza shimiye cyane kandi kubwa bene data shimiye kubwa Pastor Alexis twarabanye hano iminsi 3 namwe twataramanye namwe iminsi 3 yose ndamushimiye nawe kugira uyu mweta kongera akagaruka akasura kandi akagaruka muri Goma kandi harabaye impinduka zimeze gutya Imana iguha umugisha mushumba kandi ndakwakiriye njyewe naje kubakira naje kuba hano kugira ngo mbajani wacu je za kubatega ukujewe ni nka kwa kundi kera twagaze tuja gutega abashitsi ukamuje kubategera iriya mu muzi y'umusozi kugira ngo bazamukane umusozo bageze mu rubunga nje naje kubategera aha mu irembo ngo mbajani iriya izuba rizarasira iriya ku izuba iriya nje naje ndanezerewe cyane Imana imugisha missionnaire wacu Imana imugirire neza gatabazi Imana imuhumugisha cyane kandi kuyerekwa ryiza no kuri uyu mugambi mwiza no ni Imana ikamuvugiramo Imana ikamubwira ngo hazaba ibi nibi akaba birimo ari kubirebesha amaso ye hari abantu benshi hari abantu muri Bibiliya ba Daniel hari ibyo bavuze bapfa bitarasohoka hari ibyo ba Ezekiel bavuze barapfa ntibigeze babibona tuza kubibona twebwe ubunyine ariko iwe ndashima Imana kwivye Imana yamubwiye abibayemo Imana iguhumugisha cyane kandi Imana ikugirire neza haleluya Imana ihumugisha docteur be yabura ababwiye abantu ntibaza babyumva kandi nawe hari ibyo bimwe azavuga ukagira ngo nawe ntiyabyumvise ariko jewe ndabizi neza muri 2017 n'8 guke ndagira sinibuka umwe ariko ni muri iyo myaka ntirenga 2017 na 18 dutaramye mu rugo rw'umuntu hatibuka ijambo iravuga ngo jewe uyu munsi beya abaye docteur w'umuzika ibyo vuze gabza base muhanuka nibisibye ejo bundi kera turi tutaramye mu rugo rw'umuntu turi kumwe n'abandi bakomeye dutaramanye hatibukijwe riravuga ngo beya ni docteur w'umuzika uko yavuze yongereyeho gusa ngo ubwoko ariko njewe nongereyeho n'amoko yose umucuranzi mwiza nkuko mubivuga ariko ni umuntu umaze igihe kinini muri uyu murimo kandi yawutangiye bikiri bitarafata n'abandi bitarasingirwa n'abandi bitarigana kugeza abandi bakabisingira abandi bakabisingira ariko niwe mwanzirishi w'umukunga mwiza Imana iguha umugisha mwene data Imana ikugirire neza cyane Imana iguha umugisha mwene data Muragizi nawe ndamwakiriye cyane iwe turaherukana vuba tuva hano Goma yaje kuntaramira
turataramana i Rusizi, ariko na Alex ndagira ngo yaje kusagugaruka turataramana ni Bukavu. Aba ni abatarami dukunda gutaramana cyane, ni twomara amezi menshi tudataramye. Imana rero ibaho umugisha. Reka mbabwire rero ibintu bine gusa ndasoje. Ibintu bine biza bikorwa n'amasengesho ku rugamba. Aha ngaha turi niki gihe turimo kirasa n'igihe cy'urugamba, nta nuwo bitinya, turi mu rugamba, turi mu ntambara. Ariko hari ibintu abantu baza birengagiza kandi bikomeye. Ikintu cyambere agomba kwirengagiza ni amasengesho. Amasengesho ni intwaro ikomeye umuntu agomba gukoresha mu rugamba. Hari icyo rero amasengesho azakora mu rugamba. Icyambere icyo amasengesho azakora mu rugamba cyambere cyangwa se ku rugamba, ikintu cyambere amasengesho azakora, amasengesho azamara ubwoba. Nta munyamasengesho uzugira ubwoba. Natangajwe n'umugabo witwa Eliya. Yabwiye abantu mu iteraniro, Eliya yabwira abantu iteraniro araribwira ngo ni ukuri naje Eliya ameze nkamwe, ndi umuntu umeze nkamwe, ngariko narasenze cyane, ngo shiraho umwete cyane, shiraho umwete cyane. Ariko abanzi ijambo rivuga ngo naje ndi umuntu nkamwe, ariko ndasenga cyane, ngo senze cyane, Imana iranyumva. Imana inyumvise imbwira gutegeka ijuru ngo itanga imvura. Imana irongera irambwira ngo none nongere kandi nibwire ijuru ritanga imvura. Gusenga rero bimara ubwoba. Iyo usoma amagambo ya Eliya cyane, hari aho yagiye ahunga, yagize ubwoba, agenda asa n'ugize nk'ubwoba, ahigwa n'umugabo witwa Ahabu. Ageze munsi y'igiti atinye afite ubwoba, Imana irongera amubwira ngo Eliya we humura, nta munyamasengesho uzugira ubwoba, ugende wiyereke Ahabu mubwire ngo dore nije Eliya wa wundi, nije Eliya, nije Eliya, ndaje mwami ngo ukore icyo ushaka. Ageze imbere y'umwami aramubwira ngo mwami, nje ndi Eliya koko, ariko ibyakozwe si jewe, ni wowe n'inzu yawe, na amafuti yanyu n'ibyaha byawe n'amakosa yawe. Amasengesho rero azamara ubwoba mu ntambara. Amasengesho amara ubwoba iyo umuntu ari ku rugamba rwana. Amasengesho azamutinyura akareka kugira ubwoba. Abantu benshi baza bagira ubwoba ku rugamba kubera kudasenga. Kubera kudasenga. Icya kabiri, amasengesho atuma umuntu ku rugamba agira icyerekezo. Icyerekezo ni viziyo. Abantu benshi urugamba ruzarubananira kubera ko adafite icyerekezo. Yazabwira abantu nibuviya akakujya niyava, bigatuma abantu batamukurikira, bigatuma abantu batumva ibyo ashaka kubabwira, kubera yuko nta cyerekezo bari kubibonamo. Baravuga ngo se turishora muri urugamba ruzatugeza, turajya muri ibi ngibi bizatumarira iki? Ariko iyo wasenze Imana iguha icyerekezo, kandi Imana iguhaye icyerekezo, abantu baza bakurikira icyerekezo. Bwana sifiwe. Abantu baza bakurikira icyerekezo cyiza. Yego kabisa. Hakuze nko kubwira nk'ubu bakakubwira ngo nta muntu uzongera kugutuka, nta muntu uzongera kuvuga ngo ngiye naratangaye. Twebwe iri iwacu iri Bukavu, twebwe ngi Bukavu iwacu twari tumaze igihe kinini tutaza tugendana amatelefone manini, ngiyi telefone na hano ni ukuri je witere none jewe irazima narashuguye ndagifite no mu gikapu, ariko cyararushe neza kizima kuko naragitaye nsigarana agatelefone gato kararwanda kamenyera imbuga zose zivaho zose kubera kwambuka imipaka. Hanyuma umuntu akakubwira ngo noneho uzaza ugenda na telefone ntiwo mukurikira, uza
gendana telefone zawe nushaka zitatu nushaka zine uzaza uzigendana uwo mukurikira uwo muntu kuko afite icyerekezo cyiza karakubwira ibikwiriye karakubwira ibyo wumva wishimiye. Amasengesho rero atanga icyerekezo. Umunyamasengesho azagira icyerekezo. Umunyamasengesho ntaza babayika muri gahunda. Umunyamasengesho azagira inzira, azagira intumbero. Bibiliya iravuga ngo utumbire Yesu wenyine. Niba uri gusenga utumbire Yesu wenyine, ngo uwo niwe banze ryo kwizerwa, kandi ngo ntawamutumbiriye n'umwe yakojeje isoni. Amasengesho azatanga icyerekezo gikwiriye. Umuntu wizeye, Bibiliya iravuga ngo nta wizeye Imana, nta wiringiye Imana, Imana yakojeje isoni. Iyo usenga mu kuri no mu mwuka ugira icyerekezo. Haleluya, haleluya. Impamvu ni kuvuga intambara nuko muri iki gitabo cy'ingoma aba bagabo bararwanaga abayuda, bari mu gihe cy'intambara zikomeye ku mwami Yehoshafati, intambara zikomeye, ariko bakavuga ngo nimunamura amaso ubwo dutewe duhuye n'ibibazo, munamura amaso nimurebe Yesu Kristo, nimwitegereze Imana, murebe Imana, nimuhindukire, nimureke ingeso zanyu, nimureke ibiduhanga amaso Imana. Izo ngabo mubone ko ari nyinshi ntituzongera kuzibona ukundi. Siko twasomye. Bagira icyerekezo kirabayobora, baratsinda urugamba. Gusenga rero birakwiriye mu gihe cy'urugamba. Umukristo agomba gusenga. Igihe cyose uri ku ntambara ugomba gusenga cyane. Haleluya. Icya gatatu, iyo usenga uri mu mbaraga z'amasengesho, cyangwa se iyo usenga uhamagara Imana, ukabwira Imana, ugasenga uri ku rugamba, watewe n'icyago, watewe n'ikibazo runaka, uri ku ntambara. Intambara avuga si bene izingizi z'amasasu muri kumva, nazo ni n'izindi. Uku twaba turi muri izi ntambara, ariko hari iyindi uri kurwana yawe binafsi, ikomeye kandi cyane, ndetse kurenza n'iyi ngiyi. Iyi ngiyi ifite wenda nabo tanga musada, ariko iyo ngiyo na musada wawe ubusa, wahebuye kabisa. Iyo nayo ni intambara muzini, muyishire muzini ntambara. Iyo rero uri mu buryo bw'intambara bumeze gutyo, ikintu cya gatatu kigufasha nuko ugomba gusobanukirwa ko byanga bikunda. Iyo uri musenga, Imana izizi ikivanga muri wewe, kazigenda iguha ibisubizo. Imana izizi ikivanga muri cya kibazo cyawe, Imana izayivanga mu byawe. Nuko umure ukuntu rero ko mvugana na kina mama hano, mubwira hano ngatangara, ni gute abantu ibisasu ni gute abantu boraswa isaha yose, amasasa ari kuvuga akaguca hejuru, ayandi impande ntagukomeretse. Ibyo bishatse kuvuga ngo Imana iba yagize gute? Iba yivanze mu byanje. Imana iba yaje ikivanga. Hari umuntu wambwiye hari iwacu Bukavu, yambwira ngo no, ngo twebwe ngo isoni zadukose. Ni nk'umugore w'umusirikare, ni umugore w'umusirikare, ngo isoni zadukose, ngo twega ngo twabaye ingabo zatsinzwe. Nawe umbwira ati ariko nubimenya cyane ko mwatsinzwe, uramera nkatwe twatsinze. Ariko nukomeza kubona ko watsinzwe cyane, Imana iza yivanga mu bibazo byawe byose uko byoba bingana, nta na kimwe itokwivanga. Iyo uri mu gihe cyo kugabanukirwa intege zagabanutse ziri hasi cyane, Imana izize ikivanga. Iyo intege ziyongere, Imana izize ikivanga. Situation yose uko imeze, Imana iza yivanga muri yo. Kuri Imana icyo kintu Imana nabonye, Imana iyo ntizire ku muntu ngo yacutse, cyangwa se Imana ntiyore ku muntu ngo bamushingiye bakamuha umunani ngo yami mwihorero ya, iyo izikomeza ikabana nawe nubwo bamushingiye. Ariko twego ababyeyi bo gushingira bakamavuga ngo mwana waje watashe ntahanye, warakuze, siko twese umunani twagwaye ingi 10, washatse wazanye umukobwa ugende nuko. Imana iyo suko ngo iyo ntibishoboka, iyo ntibibaho. Iyo mu gutsindwa izibana nawe, mu gutsinda ikabana nawe. Kuko iyo akimana nizizeme tigira ikibi n'iciza. Niyo mpamvu yabwiye umunsi umugabo yayubwira ngo nukuri, yari yazanye nk'akajagari, iramubwira ngo reka nkubwire, njyewe nzagwishiriza imvura ababi
wa mugabo yamakunguta aravuga ati kuvuyeho niba ari ukumeze ndakuretse. Imana iza yivanga mu byawe. Iyo usenga Imana izizi kivanga mu byawe. Ico ni cya gatatu. Icya kane ngiye gusorezaho, iyo usenga byanga bikundugera ku ntsinzi. Birantangaje cyane. Mwene data harimo yabivuze ku mbuga hanura Gatabazi ati mbonye ko Goma izafatwa, mbonye nabo ukabifatwa. Abantu benshi bakamavuga ngo ya ntibishoboka, ariko kubera uko wasenze mu kuri no mu mwuka Imana izibikora bikaba abantu bakabibona, ukagera ku ntsinzi, ukugana ugutsinda. Harosera kandi kuvuga ukundi se. Iyo usenga ugera ku ntsinzi. Iyo uri ku rugamba ugasenga byanga bikundura rutsinda. Ntiwotsindwa kuko Imana ntizitsindwa. Ntiwotsindwa nibishoboka, ntushobora gutsindwa. Imana ntizitsindwa namba. Iyo usenga Imana iragufasha ugatsinda urugamba rwose urimo. Bwana sifiwe. Siri kuvuga ibyanditswe byinshi ariko murabizi, muzi ingero nyinshi, muri abakristo mwarize, muzi abantu benshi baseze bagatsinda, kandi muzi uko nta muntu wosenga ngatsindwe, ntibibaho. Ku rugamba ufite uyu munsi cyangwa se urugamba uri kurwana narwo uyu munsi, ndagira ngo ngubwire ngo komeza usenge, uzatsinda. Uzatsinda byanga bikunda, uzatsinda. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Ibyo bintu bine mu ntambara murimo murwana nazo ntimubishire inyuma, ntimubishire inyuma. Yego kabisa, kuko gusenga kuza gutuma umuntu ashyira ubwoba, bikaguha icyerekezo, bigatuma Imana yivanga mu byawe ukagera ku butsinzi. Imana ya Isiraheli ibahe umugisha. Amen.